mwongeye kwirirwa mwe mwese mukurikiranye Buganza TV ndetse mukurikiranye na F1 TV. Turababwira ngo uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turababwira ngo niba uri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube channel yacu bita Buganza TV, turababwira ngo mukore subscribe, mukore share kugira ngo tujye dukomeza tubahe byinshi bigiye bitandukanye ndetse tunabasesengurire amakuru agiye atandukanye. Turabwira rero ngo kuri uno munsi wa none inkuru turi gukesha igihe.com nuko byakaze cyane, aho umuvugizi wari cyase umuyobozi wa RIB ku rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yatangaje amakuru adasanzwe. Twongeye kubaha ikaze kuri mikoro, muri kumwe na P1 dufatanyije na Emi wanyu. kumwe na Emi. Amakuru yatugezaho dukesha igihe.com nuko abana barenga ibihumbi 14 basambanyijwe mu myaka 3 iciyeho. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko mu myaka 3 ishize icyaha cyo gusambanya abana ari cyo cyaje ku isonga mu ihohoterwa ribakorerwa. Rwibutsa abantu ko cyashyizweho byanditswe ko ati rwibutsa abantu ko cyashyizwe mu byaha bidasaza kandi uwabikorewe adashobora kungwa n'uwabikoze. Sinzi niba ahantu uri kubyumva neza. Ni uvuga ngo iki cyaha cyo gusambanya abana batoya ni icyaha cyashyizwe mu byaha bidasaza kandi uwagikoze cyangwa se uwagikorewe ntabwo ashobora kungwa n'uwagikoze. Sinzi niba icyo kintu uri kucyumva Emi. Ni icyaha cyahawe agaciro gakomeye cyane, aho iki cyaha gishobora kugira iki guhabwa uburemere bwo kudasaza. Erega nibyo ngira ngo birumvikana muri sosiyete nyarwanda. Peter, iyo urebye ukabona ngira ngo bajya baca umugani ngo abana ni rwo Rwanda rw'ejo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika we yaravuze ngo urubyiruko ngo ni u Rwanda rw'uyu munsi n'u Rwanda rw'ejo. Nuko rero iyo bavuga gutyo nuko abana batoya iteka babonamo ejo hazaza heza. Ntabwo rero abantu bakuru baza kutwangiriza abana bakatuma cya cyizere tubabonamo cy'ejo heza cyangirika. Ntabwo byagakwiye kubaho. Niyo mpamvu bakigize icyaha gikomeye, kuko uwagikoze n'uwagikorewe ntago baba bagomba kungwa. Kandi Peter, ngira ngo urabizi yuko kitagomba no gusaza. Naho wagikora ukagenda ukamara imyaka 20, 10 ukagaruka, byanze bikunze iyo ufashwe uryozwa cya cyaha wakoze. Ni ukuvuga ngo kera bajyaga umuntu yaba yakoze nk'icyo cyaha ukavuga ati aratorotse wenda agiye nka Uganda, agiye hehe, ugasanga bifashe igihe kingana wenda n'umwaka cyangwa imyaka 2 akavuga ati bamaje kubyibagirwa reka nigarukire. RIB rero cyangwa se ubugenzacyaha bwa RIB bwagaragaje yuko icyo cyaha cyongerewe mu byaha bitajya bisaza, kabone niyo wamara imyaka 15 uragaruka ukagira iki ukakiryozwa. Reka tubagezeho rero imibare uburyo yagiye ikurikirana mu myaka igera kuri 3 ishize, urebe ukuntu imibare yagiye izamuka. Si ukuvuga ngo wenda ngo ibyaha byariyongereye cyane, ahubwo bagaragaje yuko ibyaha hari igihe biba bitiyongereye, ahubwo gusobanukirwa n'ubumenyi bw'abantu mu ihohoterwa bagiye bagirirwa uko bagenda barigaragaza cyangwa se bajya kurisakaza cyangwa se kurega bagannye inzego z'ubutabera, uko bagenda basobanukirwa n'uburyo ki bagiye bahohoterwamo, nibyo bigaragaza ya mibare yongera ivumbuka kugira ngo ibashe kuba yagira iki yagaragazwa. Naho ubundi hari igihe icyaha kiba kitiyongereye cyangwa se ababikoze batiyongereye, ahubwo ababikorewe aribo bagaragaje iki bagaragaje bya bimenyetso. Ngo ni imibare yo kuwa
yo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kugeza bibiri na makumyabiri na kane, hagati aho ngaho niho iyi mibare ishingiye, aho bagaragaje ko mu mwaka w'ingengo y'imari ya bibiri na makumyabiri na rimwe makumyabiri na kabiri, abana bagera ku bihumbi 5,143 bakorewe ihohoterwa, naho mu mwaka w'ibihumbi 2022-2023 hahohoterwa abagera ku bihumbi 5,296, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2023-2024 hahohotewe abagera ku bihumbi 558. Ibi rero nk'uko ubibona, ibi bikaba bigaragaza ko hari igikorwa runaka cyakozwe cy'uko iyi mibare yagiye izamuka kugira ngo ibintu bibashe kuba byajya ahagaragara. RIB yavuze ko abo bana bahohotewe muri iyo myaka 3 ishize bose hamwe ari 15,497. Muri abo abagera ku 11,234 bakaba ari abasambanyijwe. Urumva basambanyijwe ku gahato. Indi mibare ku ihohoterwa ryakorewe mu ngo mu myaka 3 ishize igaragaza ko abagera ku abarikorewe bose hamwe ari 26,537, harimo abagera ku 9,841 bahohotewe mu mwaka w'ibihumbi 2021-2022, abagera ku 9,807 bahohotewe mu mwaka w'ibihumbi 2022-2023, mu gihe abagera ku 6,989 ari bo bahohotewe mu mwaka w'ibihumbi 2023-2024. Urumva iyi mibare iri hejuru cyane. Niba abantu bagera mu 5,000, 6,000, 20,000 bahohoterwa, urumva ni ikibazo kiba kimaze gufata indi ntera, kandi ugasanga abandi bahohotewe nibo havuyemo n'iki, havuyemo n'ababana bato badafite base, badafite kirengera, badafite uko bambara, badafite uko bakora, n'ababana bahohotewe nabo ntibakora, batawe ishuri, ugasanga ya mibare irakomeza igira iki, izamuka. Peter, turebye kino cyegeranyo cyakozwe n'igihe, ngira ngo ndabonamo ibintu bibiri. Ngira ngo urebye mu mwaka wa mbere bahereyemo ukareba n'uwa kabiri, harimo ikinyuranyo cy'ibihumbi bigera hafi muri 2, kuko urabona yuko umwaka wa mbere babonye 2,400 ngira ngo, hanyuma uwa kabiri bakabona 5,000, urumva harimo ibihumbi hafi 2 birimo by'ikinyuranyo. Urumva rero ino mibare byanze bikunze ni imibare iri mu kujya hejuru. Turimo kubonamo rero impungenge, ese koko abanyabyaha bariyongereye ku buryo urubyiruko rwugarijwe cyane n'abantu barukoresha imibonano mpuzabitsina. Ikindi nanone turimo kubonamo, ese ya miryango yaregerewe cyane ku buryo irenga wa muco wo kuvuga ngo turahishira umwana wacu wakorewe ihohoterwa, ahubwo nimba akorewe ihohoterwa turahita tumujyana kuri RIB ayo makuru amenyekane. Icyo ngicyo nicyo turimo kurebamo aho ngaho. Ibyo bintu bibiri byose mvuze haruguru birashoboka, ariko dusaba RIB yuko yitonda ikareba kuko abanyabyaha tukabakumira ku buryo buri hejuru, kuko imibare irimo iriyongera ku buryo bufatika kandi bugaragarira buri wese. Ahubwo turimo turibaza ngo muri iri hohoterwa hari ugusambanywa, hari ugukubitwa, hari ugutotezwa. Hano bashyizeho ibi byaha rero byagiye bikorwa n'aba bantu, cyangwa se n'abagiye bakora ibi byaha n'ababikorerwa bagiye bagaragaza ibyaha byagiye biza ku isonga. Baravuga bati muri ibi byaha ibiza ku isonga ni uguhoza ku nkeke hagati y'abashyingiranywe, byakorewe abagera ku 11,152.
gukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya byakozwe n'abagera ku 4,592 ndetse no gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake byakozwe n'abagera ku 4,531. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira B Thierry avuga ko kuba hari ubwiyongere bw'imwe mu mibare bitavuze ko abakora ibyo byaha ari bo biyongereye, ahubwo ko abantu bari kurushaho kudaceceka ihohoterwa. Cyangwa nk'uko twatangiye tubivuga, abantu barimo baragenda barushaho kudaceceka ihohoterwa ryabo. Uko bari kujya kubigaragaza n'uburyo basobanukirwa ko bahohotewe, niko ya mibare igenda izamuka bikagira ku kigereranyo kiri hejuru, ariko bitavuze ngo bya byaha byiyongereye kurushaho. Ngira ngo dushimire na RIB cyane yuko hari ikimaze gukorwa. Tumaze kubona ngira ngo mu myaka ngira ngo turabizi ya za 2005, 2010 ni igihe hatari hakajyaho za nzego zegera umuturage hasi. Urabizi yuko hari inzego zitandukanye bagiye bashyiraho zegera umuryango kugira ngo babashe kunga umuryango, babashe kunga ibibazo biboneka mu muryango. Byanze bikunze rero wasangaga umudamu agirana ikibazo n'umugabo we, ugasanga mu gitondo yabihishiriye akajya kwa muganga, akaba atavuga impamvu nyamukuru yatumye akomereka, cyangwa se hari n'ikindi kibazo cyabaye cyo gukoresha nabi umutungo w'urugo, ugasanga baracyafite wa muco wo kuvuga ngo niko zubakwa. Ese koko abanyarwandakazi bamaze gusobanukirwa uburenganzira bwabo ku buryo babasha nabo kwivugira? Iki ngiki nacyo ngira ngo n'indi ntambwe imaze kwisumburaho u Rwanda rumaze gutera, abanyarwandakazi bamaze gutera, babona yuko uburenganzira bwabo byanze bikunze bagomba kubuharanira. Niyo mpamvu rero dushimira cyane imbaraga zashyizwemo, dushimira imbaraga igihugu cyashyizemo kugira ngo ibi byose bibe byagerwaho. Tunagira ngo n'abandi bashobora kuba bagifite kuko kwa kwitinya, bavuga ngo niko zubakwa, ese nanone ndatanga umugabo wahahiraga urugo nibamufunga ndabaho gute? Ibyo ngibyo abanyarwanda bakwiye kubirenga, bakumva yuko buri wese agomba kubana n'undi, ariko buri wese yubaha uburenganzira bwa mugenzi we. Tutengera n'icyo navuga. Urakoze cyane Emmy. Nk'uko umuvugizi wa RIB Dr Murangira B Thierry yakomeje avuga ati iyo dukoze isuzuma nka RIB dusanga ikigenda cyiyongera ari ubumenyi bw'abantu. Ubumenyi buriyongera, umuntu akamenya ko iyo akorewe icyaha arenganurwa, kuko za nzego ari bujye kuregera ziri bumwakire. Icyo gihe mu mibare bishoboka ko imibare ishobora kwiyongera ku kigereranyo kiri hejuru, ariko cya cyaha kitagize kitiyongereye. Ibi Dr Murangira asobanura ko bishimangirwa no kuba hari abantu bamaze kumenya ko kuvuga ko umuntu yahohotewe atari ikizira, ahubwo ko ari uguharanira uburenganzira bwabo ndetse bakanarenganirwa. Yongeyeho ko kandi ko ihohoterwa rikorerwa abana kuri ubu ryabaye icyaha kitungwa kandi kidasaza. Ni ukuvuga ko nta kwiyunga gushoboka ku wahohoteye umwana, kandi igihe cyose yafatirwa yakiryozwa, agashyikirizwa ubutabera ndetse akabiryozwa. Dr Murangira yasabye abantu kudaceceka ihohoterwa, kandi ko mu byiciro byose ku nzego zishinzwe kurenganura abahohotewe
zitagenewe abagore gusa, ntabwo ari abagore gusa bagenewe guhohoterwa cyangwa abana gusa, ahubwo avuga ko abantu bose harimo n'abagabo cyangwa abana b'abahungu bahohotewe muri iyi minsi bose bagomba kugira kujya gukemurirwa ibibazo byabo. Iri rero cyari ikibazo cyari gihangayikishije abantu, ko hari abantu bifata bakavuga bati nta mugabo uhohoterwa, nta mugore uhohoterwa, nta mwana w'umuhungu uhohoterwa, ahubwo bose baje gusanga hari abantu bahohoterwa ndetse bakabiceceka, ariyo imibare yagiye izamuka kuri ubu ngubu igaragaza ko abajya bahohoterwa mu gihe kingana n'imyaka 3 hari imibare yagiye yiyongera, ariko atari uko imibare ibyaha byiyongereye, ahubwo ari uko abantu bagize basobanukiwe icyaha cyo bakorewe, ndetse bakaba bajya kugira kurenganurwa, bakarenganurwa. Ubugenzacyaha RIB bakaba basobanuraga ibintu byagiye byongera ndetse n'ibyaha n'uburyo byagiye byongeraho n'iri hohoterwa, n'abana basambanyijwe bagera ku 14, uburyo bagiye bagira bazamurirwa imibare bitewe n'uko basobanukiwe ko bahohotewe, ahubwo atari uko icyaha cyiyongereye cyane. Ariko hari akantu uvuze hano kuko ihohoterwa atari iry'abana cyangwa abadamu gusa, ahubwo n'abagabo, ngira ngo urabizi neza ko bahohoterwa. Abagabo kera twari tuzi yuko aribo bahohotera, ariko ubu ngubu basigaye bahohoterwa rimwe na rimwe bakanaceceka, kuko ntabwo bari bamenya uburenganzira bwabo. Baravuga ati se koko ninjya kurega umudamu yuko yamuhohoteye sindube ngaragaje yuko ndi hasi cyangwa se ndi umunyantege nke, akahitamo kwicecekera. Ariko ntabwo ariko bimeze, buri wese agakwiye gutinyuka akagaragariza inzego za leta yuko ari mu hohoterwa, kuko aba arimo guharanira uburenganzira bwe. Ikindi nanone navuga ni uko ngira ngo Peter urabizi yuko ziriya nzego bashyizeho nk'inshuti z'umuryango, akagoroba k'ababyeyi, ndabona ko bari mu kazi. Bari mu kazi, barimo barakora rwose, kubera yuko ibi ngibi ngira ngo ni umusaruro ugaragaza yuko ibyo barimo kwigisha abaturarwanda birimo gufata, kandi barimo kubifata ndetse bakanasobanukirwa neza uburenganzira bwabo. Ndumva ibyo ngibyo nibyo twabagezagaho kuri uno mugoroba, yuko imibare yagiye izamuka, ndetse kwihohoterwa bishingiye ku gitsina cyangwa se mu gusambanya abana bakiri bato bagera ku 14 mu gihe cy'imyaka 3. Murakoze rero, mwari kumwe na P1, nakagaruka uri kumwe na MY. Extra Vista.